Ndagusuhuje rwose kandi nguhaye ikaze nkubwira ngo wahisemo neza gukurikira Ibanga Official wumva ibiganiro byacu tunyuzaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe umugabo w'icyamamare wapfuye agapfa murabira, mbese ubuzima bwe bukarangira mu kanya nk'ako guhumbya, kandi yari ari gutegura filime yakinagamo ariyo Fast and Furious. Uyu mugabo nta wundi ni Paul Walker. Ndakwibutsa ko ukanda ku nzogera ukada subscribe, waba ukunze ibiganiro byacu ukaduha like, waba hari inyunganizi cyangwa se wumva ko hari icyo twazakubwira mu kiganiro kizakurikira iki ngiki ukabinyuza muri comment. Ibyo byose ari inkunga ikomeye uba uhaye Ibanga Official. Ikaze nanone mu kiganiro. Ibiganiro nk'ibi ubitegurirwa ukabigezwaho nanjye Bayizere Colette. Uyu mugabo rwose yakinnye muri filime nyinshi ndetse zakunzwe, ariko iyamamaye cyane kurenza izindi zose yakinnye yitwa Fast and Furious. Uyu mugabo amazina ye nyakuri ni Paul William Walker. It's been a while since I've been behind the wheel of one of these. Walker had been on break from filming Fast and Furious 7. Production is now reportedly delayed. How was that one? The real question is, Nk'uko bigaragara uyu mugabo yakinnye filime nyinshi rwose, kandi nyinshi yazikinnye akiri n'umwana, kuko bigaragara ko yatangiye gukina filime akiri muto cyane. Akaba yaraje no guhembwa igihembo kubera filime z'abangavu yakinaga, aricyo cyatumye azamurirwa izina, mbese akaba icyamamare kurenza uko yari icyamamare mbere yaho. Uyu mugabo nubwo yari icyamamare gukina filime, ntabwo ari ibyo yakoraga gusa, kuko nimba wibuka neza hari n'umuryango yashinze witwa Reach Out Worldwide. Uyu muryango ukaba warafashaga abantu cyane cyane abibasiwe n'ibiza. Mwabyumvise neza rwose, uyu mugabo yarapfuye amarabira, byababaje benshi, atari abakunzi ba sinema gusa ndetse n'isi yose muri rusange. Uyu mugabo urupfu rwe rukaba rwarumvikanye mu mwaka wa 2013 ubwo yapfuye azize impanuka y'imodoka. Nibyo rwose nimba wararebye Fast and Furious niko byagenze. Uyu mugabo mu kubaho kwe yakundaga imodoka, yagashishikaza n'abantu kuzikunda, ariko se mu by'ukuri ni gute yaje kumwica bikarangira yimuhitanye kandi ari yayikundaga ku rwego rwo hejuru? Yakundaga imodoka ku buryo budasubirwaho. Nibyo koko ngo akatakwishe karagukiza. Hari benshi tugenda twigira ku byo bavuze cyangwa se ku mateka basize. Uyu mugabo rwose nawe yagira icyo agusigira ukagira nawe icyo umwigiraho. Hari byinshi rwose yavuze byatuma nawe hari icyo wamwigiraho. Yigeze kuvuga, aravuga ngo uko waba umeze kose, uko waba ukomeye kose, ntabwo biguha amahirwe yo gusuzugura umuntu runaka. Murabizi neza ko kuri iyi si hari abantu bitwaza icyo bari cyo bikarangira basuzuguye abantu runaka, abo bakorana, abo bagendana, se bitwaje ngo bafite icyo babarushije, ariko mu by'ukuri uyu mugabo yavuze ko uko waba umeze kose bitaguha amahirwe cyangwa se bitaguha uburenganzira bwo gusuzugura umuntu runaka. Uyu mugabo yarongeye aravuga ati mu byo ukora byose nimba nta byishimo ubibonamo cyangwa se ubikuramo, si byiza ko wabikora. Harimo abantu rwose bicara bagakora ikintu runaka, ariko mu by'ukuri gukora icyo kintu runaka kwabo nta byishimo, mbese akabikora kugira ngo byibuze arebe ko yabona inyungu runaka, ariko mu by'ukuri ku mutima we cyangwa se mu ntekerezo ze nta byishimo icyo kintu kimuha. Rero uyu nguyu Paul Walker yaravuze ati rwose niba icyo kintu uri kugikora ukabona nta byishimo kiguha, si ngombwa yuko wakomeza kugihatiriza ngo ugikore kivemo. Ese ubundi wowe uri kumva iki kiganiro, ni gute wakora ikintu kitaguha ibyishimo ukakomeza ukagikora? Ni ugushimisha rubanda se? Ni ukugira ngo ukunde ubone inyungu se? Ni ukubera iki? Wakwibaza ngo ni iyihe mpamvu iguhatira gukomeza gukora icyo kintu kitaguha ibyishimo mu mutima wawe? Uyu mugabo kandi yarongeye aravuga ati buri kimwe cyose kikubaho cyangwa se buri kimwe cyose unyuramo ukinyuramo cyangwa se ugikora kubera impamvu runaka, mbese buri kintu cyose kizaho kubera impamvu.
Ese waba wibaza ngo kubera iki kintu kimbaho cyaba icyiza cyangwa se ikibi, ariko mu by'ukuri menya ko buri kimwe cyose unyuramo ukora, buri kimwe cyose kikuzaho cyiza kubera impamvu runaka. Kandi koko niko kuri, nta na kimwe kibaho kidafite impamvu, yaba nziza cyangwa se mbi, ariko iyo mpamvu iba ihari. Uyu mugabo kandi yarongeye ati, uko ubasha kwizera ibyiza ujye ubasha no kwizera n'ibibi. Mbese uko ubasha kwizera ibyiza bikubaho ujye ubasha no kugira umutima wo kwakira n'ikibi cyose cyakubaho. Mu kubaho kwacu duteganya cyangwa se twifuza ko ubuzima bwacu twaba mu byiza gusa. Ese koko byabaho ko uba mu byiza gusa guhera uvutse kugeza upfuye? Ntabwo byakunda. Ariko se wowe ubyitwaramo ute mu gihe wari witeze ibyiza hanyuma ukabona ibibi? Mu by'ukuri uyu mugabo yavuze ko ari byiza ko uko witoza kwakira ibyiza ari nako wakwitoza kwakira n'ibibi bikubayeho cyangwa se bikujeho. Icyo gihe nibwo bizagufasha kugira umutima ukomeye, mbese ukabasha no guhangana nabyo, ukagera no kuri bya byiza wari witeganyirije cyangwa se wateganyaga. Gusa nanone jya umenya ko uko umutimanama wawe ugutegeka cyangwa se uwugenga ari cyo gipimo cya byose cyo kwakira icyiza ndetse n'ikibi cyose kikubayeho. Gerageza kumva ko niba ushobora kwizera yuko ejo hazaza hazaba heza cyangwa se hari ibyiza uzageraho, uteganye ko byibuze hashobora no kuza n'ibindi bibi birenze. Icyo gihe nubasha kuba wabyizera gutyo, bizaguha n'imbaraga zo kumva ko n'ibyo bibi nibiza uzashobora kubinyuramo kandi neza ushikamye. Gusa hejuru y'uko utekereza, hejuru y'amarangamutima yawe cyangwa se umutimanama wawe, menya ko hejuru ya byose hari Imana. Icyo usabwa gukora ni ukubyizera ubundi ukabiharira Imana. Ntekereza ko ibibaho byose bikaba ku buzima bwacu nta na kimwe twabihinduraho usibye kubona bije. Uyu mugabo kandi yarongeye aravuga ati, buri wese muri twe cyangwa se kuva wavuka kugeza ubaye mukuru uba ufite inzozi zo gutunga buri kimwe cyose wifuza. Mbese uba wumva hari byinshi wifuza kandi mu by'ukuri uba ubona ko kuzanabigeraho. Gusa nanone uyu Paul Walker yongeyeho akantu aravuga ngo, uko ibyo byifuzo byose byaba bimeze, waba wifuza gutunga ibintu byose cyangwa se hari ibyo wifuza kugeraho, yavuze ko atari ngombwa yuko ibyo byose bituma utabasha kubaho ubuzima bwawe bwite, mbese ngo uhoremo kwifuza gusa. Tuzi neza ko akenshi ubuzima bwa muntu buherera mu kwifuza cyangwa se kwifuza kwa muntu kutajya kurangira. Ariko ibyo byose nubwo byabaho, gerageza kubaho ubuzima bwawe. Menya ko kuri iyi si ubayeho wowe wenyine, wowe ubwawe, nta wundi musa, yewe nta n'undi mukora ibisa nabyo, uri wowe ubwawe. Mbese wabaho utabaho, ntekereza ko nta wundi muntu uzakuberaho. Menya ko kuri iyi si hariho umuntu umwe ari wowe ubwawe, mbese hariho isura imwe wowe ubwawe ugomba kugenzura ibyifuzo byawe, niba ukubuze kubaho wowe ubwawe nk'uko wakagombye kubaho ngo uhere mu byifuzo gusa. Uyu mugabo kandi yaravuze ngo inzitizi uhura nazo cyangwa se ingorane uhura nazo ntago ari inzitizi zikanganye. Ibyo ngibyo rwose wabyumva neza uramutse uzi neza ko mu kubaho kwa muntu utabaho ibintu byose bimeze neza. Mu by'ukuri duhura n'ingorane, ariko izo ngorane ntago ziduca intege ngo birangirire aho ngaho. Ahubwo wakwibaza ngo iyo izo nzitizi zije mbyitwaramo gute? Menya ko icyo ngicyo rwose ari ikizamini uba uhawe kandi uba ugomba kugitsinda uko byakagenda kose. Uyu mugabo kandi yavuze ku kintu gikomeye, aravuga ngo icyo ugomba gushyiramo imbaraga cyane cyangwa se icy'ingenzi kuri wowe ni uko abantu ukunda ubona ko bishimye kandi biturutse kuri wowe.
ibyo ngibyo rwose ngo iyo wabishoboye ibindi byose nta kiba bivuze imbere yawe. Mbese ugaharanira ko abantu ukunda bagomba guhora bishimye kandi bafite ubuzima bwiza. Nizera ko umuntu wese ukuri iki kiganiro nta muntu wumva ko wanga, bityo rero buri umwe wakumva yuko agomba kugira ubuzima bwiza kandi agahora yishimye. Mu by'ukuri ibi ngibi byakagombye kuba mission ya buri muntu wese kuri iyi si. Mu by'ukuri umuntu ukunda ntukemere ko aguca mu myanya y'intoki, mbese ngo umubure. Yaba umuntu yaba ikintu runaka ukunda ntukemere ko ukibura. Iyo wari uzi neza ko ubuzima bwacu bushingiye ku bantu dukunda cyangwa se ku bintu runaka dukunda, nibwo wamenya neza agaciro ko gukunda ukanakundwa. Uyu mugabo yigeze no kuvuga ngo niba ukiri muto ugerageze wite ku mwanya wawe, kuko mu by'ukuri ushobora kuzawukenera utakiwubonye. Mbese wite kuko ukoresha igihe cyawe ukiri mu myaka mitoya cyangwa se mikeya. Ntekereza ko uko uri kubaho uyu munsi ari byo bigena uko uzaba uriho mu minsi izaza. Bityo rero nutiga gukoresha igihe cyawe neza mu minsi y'ubuto bwawe, bizarangira mu masaziro ubuze na wa mwanya, cyangwa se utangire kuvuga ngo byibuze yongera gutya nyine muri ya myaka mitoya. Utangire gukoresha icyo twita if clause cyangwa se iyo mbimenya. Reka nkwibutse ko turi kuvuga kuri bimwe ibyavuzwe n'umugabo w'icyamamare, umukinnyi wa filime. Uyu mugabo kandi yaravuze ati kuri njyewe iyo nshaka gukora ikintu runaka singendera ku nama z'abantu runaka, njye numvira umutimanama wanjye ubundi nkakora ibyo ngomba gukora, kandi nkaharanira kugera ku ntsinzi ntitaye ngo kanaka yambwiye iki ngiki undi nawe ngo yambwiye iki ngiki. Njye ngendera ku mutimanama wanjye nkabasha kugera ku nzozi zanjye cyangwa se ku byo numva nshaka kugeraho. Ahangaha icyo agaragaza ni uko ukwiye kumvira umutimanama wawe, naho iby'inama ukabishyira ku ruhande ubundi ukizera Imana. Yarongeye aravuga ati ariko uzi ko hari igihe rimwe na rimwe wumva ufite icyaha, ukumva rwose hari icyaha wishinja. Ibyo byose ukabiterwa n'uko hari ibyo wagezeho kandi ubiharaniye. Ese wakwibaza ngo ni ukubera iki yavuze iri jambo? Hari igihe mu by'ukuri ureba abantu mwiganye cyangwa se abantu mwabanye mu ikaritsiye runaka, ahantu runaka, ugasanga ari abantu mwakuranye rwose, ariko ugasanga bamwe hari ibyo bagezeho abandi bari aho ngaho bisanzwe, cyangwa se ugasanga nawe ubwawe hari ibyo wagezeho ukibaza ngo kubera iki njyewe. Icyo gihe hari igihe bikurenga ukumva mu mutima wawe uri kwishinja icyaha, kandi mu by'ukuri mba numva nta cyaha wakoze, ariko kubera ko biba byakurenze ukibaza utese kubera njyewe, kubera iki njyewe, kubera iki abandi baburiye ahangaha njye nkahabonera, wowe rero ukumva ko ugomba kwishinja icyaha. Mbese ukumva ntubasha kubyiyumvisha, ukareba ugasanga ibyo ukora hari abandi bantu babikora, ariko wareba ugasanga ibyo wunguka cyangwa se n'ibyo wunguka hagati yabo ntawe bihuriye n'ibyo nawe wunguka. Mbese ugasanga kunguka kwanyu harimo ikinyuranyo kinini, ukibaza ngo se njyewe kubera iki njyewe nunguka, cyangwa se kubera iki njyewe nageze ku kintu runaka kuri iki ngiki abandi barakibuze. Icyo gihe iyo bikubayeho utangira kwishinja icyaha runaka. Yigeze no kuvuga ku kintu gikomeye cyane kandi kibabaje, ariko kandi kirimo isomo. Yaravuze ngo umunsi umwe numva ko imodoka yanyishe, uzumve ko ari ibintu bisanzwe, yewe ntuzanababare kuko nzampfuye mwenyura. Wakwibaza ngo ni gute yavuze iri jambo bikaza no kurangira imodoka ari imuhitanye? Mbese wagira ngo rwose yari umuhanuzi? Tekereza kuba yaricaye akavuga ngo igihe kimwe numva ko imodoka yanyishe ntuzababare kuko mu by'ukuri nzaba mpfuye mwenyura.
kandi koko byaje kurangira imodoka ari imuhitanye. Ese koko yaba yarahanuraga cyangwa ni kwa kundi wisanga wavuze ikintu bikarangira kinakubayeho? Ubwo muzi impamvu yavuze ngo azaba apfuye amwenyura? Ni uko yakundaga imodoka kurenza ibindi byose. Ikibabaje ni uko byarangiye ari nayo itwaye ubuzima bwe. Uyu mugabo kandi yarongeye ati, niba utabasha gukora ibintu bihambaye mu kazi ukora, ushatse wakareka ugataha rwose. Tuzi neza ko kugira ngo ugere ku ntsinzi cyangwa se ugere ku cyo waharaniye ari ugukora cyane. Rero nimba utabasha gukora cyane ngo ugere kuri cya kintu runaka, bivemo ujye gukora ibindi runaka ushoboye. Bikore cyangwa se ubyihorere, cyangwa se icyo twakwita take it or leave it. Uyu mugabo kandi yarongeye aravuga ngo gukura si ukugwiza igihagararo uko ureshya. Yavuze ko gukura ari ukuba inararibonye mu makosa ndetse n'uko witwara kugira ngo ayo makosa akosoke. Yaranavuze kandi mu byo yabashije kumenya ku isi, yamenye ko ushobora kwikubita umugeri ku kibero aho kugira ngo wikubite ingumi mu mugongo. Ese ibyo bintu birashoboka? Wakwibaza ngo washaka kuvuga ngo iki? Ese ashaka gusobanura iki? Yashaka kuvuga ko mu byo ukora byose ugomba gushima aho wishyikira cyangwa se gukora ibihwanye n'ubushobozi bwawe. Uyu mugabo kandi yaravuze ngo ntuzigere wanga abantu bakugirira ishyari, ahubwo uzubaha ishyari ryabo. Ese mu by'ukuri wakwibaza ngo umuntu akugirira ishyari ntacyo abona umurushije? Niyo mpamvu udakwiye guterwa ipfunwe n'abantu bakugirira ishyari. Uba ugomba kumenya ko umuntu akugirira ishyari bitewe n'icyo abona umurushije. Si ngombwa rero uko abantu bameze gutyo ubanga. Gerageza ureke kubanga, ahubwo uzirikane ishyari ryabo, mbese uryubahe, rigutere no gukora cyane kugira ngo urenge niyo ntambwe uri bugere ku yindi. Uyu mugabo yarongeye avuga ijambo ryiza cyane, aravuga ati, uko ubuzima bwawe bwose wabayemo bwaba bumeze kose, jya ushima Imana buri gitondo ko ukangutse ugifite ubwo buzima bwawe. Wow! Ushobora kuba utabaye mu buzima bumeze neza, urarurira, urara hehe se habi hateye ubwoba. Mbese icyo ugomba kuzirikana cyo ni uko buri gitondo ukwiye gushima Imana ko byibuze yongeye kuguha kuramira muri ubwo buzima. Byibuze ejo bushobora guhinduka. Waba ufite inzara, waba ufite ibibazo, yewe n'ubwo waba ufite amaganya arusha Yeremiya, icyo wamenya neza ni uko Imana mbere ya byose hari ibyo ifata ikabihindura. Niyo mpamvu buri gitondo uba ukwiye gushima Imana ko byibuze ugifite ubwo buzima, kuko hari benshi baba batakiriho kandi mu by'ukuri batari no muri ubwo buzima, yewe ari no mu buzima bwiza, ariko mu by'ukuri Imana ikaguha kuramira muri ubwo buzima iba ifite umugambi iguteganyirije. Jya umenya ko hari ubyuka bikanga, yazamura ukuboko bikanga, yakwegura umutwe bikanga, ariko wowe jya ushima Imana byibuze ko ubwo buzima urimo ukibufite. Bityo rero nubwo ubuzima bwaba bwiza cyangwa bubi, buri gitondo ujye ushima Imana byibuze ko ugifite ubwo buzima. Reka ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugisoreze ku ijambo Paul Walker yavuze, aho yagize ati, kuri iyi si ubuzima nta burambe bufite. Nibyo rwose, menya ko kuri iyi si ubuzima nta burambe buhafite. Niba se koko buri munsi habarurwa abantu 150 bapfa buri munsi, kuba wowe utarimo wumva kuba waratanze iki? Ese wowe wumva ubarushije iki? Menya ko isaha iyo ari yo yose nawe wagerwaho ukisanga, cyangwa se ubuzima bwawe bukarangira. Bityo rero mu byo ukora byose jya umenya ko ubuzima ufite cyangwa se ubuzima turimo nta burambe dufite. Niyo mpamvu ibyo wakora byose ugomba kuzirikana ko ubuzima bwawe cyangwa se ubuzima bwa muntu muri rusange
nta burambe kuri iyi si, mbese nta karande bushira. Bityo ibyo ukora byose ugaharanira kubikora uyu munsi, kuko aka kanya iyi segonda niyo uba uzi neza ko ufite. Ikindi kandi ukiga kubana neza n'abantu. Ikiganiro cyacu ni aha ngaha kirangiriye. Nakubwira ngo wakoze kubana natwe kuva ku ntangiriro y'ikiganiro ukagejeje ku musozo. Ntabwo nibaza neza ko cyangwa se sinumva neza nimba hereye ku munota wa mbere w'iki kiganiro ukaba usoje nta kintu ukuyemo. Nimba ikiganiro cyacu hari ibyo cyagufashije, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe, mbese ubibonere igihe tuzajya tuba twabyakodinze. Kandi nimba ubikunze ukagira like, waba wifuza ko hari ikiganiro twazakubwira cyangwa se icyamamare runaka wifuza ko twazakuganiriraho, ukabinyuza muri comment. Ibi biganiro ndetse n'ibindi byose by'inyurabwenge byagufasha guhindura ubuzima ndetse n'imyitwarire, ubyumva unyuze ku Ibanga Official, ukabigezwaho nanjye Ibayizere Colette.